bisanzwe nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe n'intambara Emmanuel muri gahunda yatumenye Bibiliya. Aha rero uyu munsi mu minsi yatambutse twarebye isezerano rishya, dusanga isezerano rishya rigizwe n'ibitabo bingahe, twarabicukumbuye twarabirebye, twasanze ari ibitabo 27, tureba ababyanditse abari bo, tureba n'igihe babyandikiye, tureba twagiye tureba utuntu n'utundi. Uyu munsi rero tugiye kureba ubutumwa bune bwa Yesu Kristo. Iyo tuvuze ubutumwa bune bwa Yesu Kristo tuba tuvuze iki? Ubutumwa bune ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ni ibitabo bine bibumbiyemo ubutumwa bwa Yesu Kristo, cyangwa bibumbiyemo message za Yesu Kristo, ariko zikaba zibumbiye mu bitabo bine. Ibi bitabo bine rero ni ibihe, byanditswe na bande? Nicyo tugiye kureba. Ubutumwa bune uko bwanditswe cyangwa se uko bwagiye bwandikwa n'abanditsi bagiye batandukanye. Turaza guhera turahera ku gitabo cya Matayo. Matayo, hanyuma turaza kureba Matayo ninde, ese igitabo cya Matayo kirimo iki, turaza kubireba. Ariko mbere yuko tubyinjiramo, reka tubanze turebe buno butumwa bune. Ese aba banditsi banditse buno butumwa bavuze Yesu, ni ukuvuga ngo buri muntu yagiye muvugaho guti. Buno butumwa bune busanishwa neza n'ibizima bine biba imbere y'intebe y'Imana, bihora bisingiza Imana, biramya Imana, kuko abateolojiye cyangwa se abanditsi bagerageje gusanisha no kugaragaza icyo Imana yendaga kwereka abantu. Buno butumwa bune rero tugiye kureba, reka turaza tugiye guhera kuri Mariko mu kwandika, yandika ubutumwa bwe, yagaragaje Yesu nk'umukozi, yagaragaje Yesu nk'umukozi cyangwa se nk'ikimasa. Ikimasa muzi ko gitwara imizigo. Rero yagaragaje Yesu nk'umuntu waje kwishyiraho imitwaro y'abantu, yishyizeho imizigo y'abantu, yishyizeho ibyo ngo imvune z'abantu, yishyizeho imibabaro y'abantu, yishyizeho ibyaha by'abantu, yishyizeho intimba z'abantu, yishyizeho akaga n'amakuba by'abantu, yishyiraho intege nke z'abantu. Hanyuma rero mu kumwandika yamugaragaje nk'ikimasa cyikorera imizigo ya rubanda. Hanyuma ibyo wazibisanga muri Mariko ibice byaho 10 ku murongo wa 45, niho usanga neza aho Mariko yagaragaje Yesu nk'umukozi waje gukorera abantu, cyangwa se nk'ikimasa, mu ishusho y'ikimasa. Yamugaragaje mu ishusho y'ikimasa kitwara imizigo, cyangwa se mu ishusho y'umukozi ukorera abandi. Urakoze cyane. Hanyuma turebe na Luka yagaragaje Yesu nk'umuntu, cyangwa se nk'umwana w'umuntu utagira inenge. Bivuze iki? Kuki Luka yagaragaje Yesu nk'umuntu utagira inenge? Bishatse gusobanura iki bintu? Bigaragaza ko muri kamere ya muntu turi abanyantege nkeya, usanga tutemera intege nke zacu. Rero ni ukuvuga ngo mu kwandika agaragaza Yesu, yamugaragaje ko yari umuntu ariko wabashije kugaragaza ubudasa, wagaragaje ubumana, wagaragaje gukiranuka, aho abana b'abantu bananirwa gukiranuka. Hanyuma we yamugaragaje ko yari umuntu ariko wabashije gukiranuka. Bivuze iki rero? Bivuze ko nawe ushobora kugira ikirenge mu cya Kristo, aho abantu bananiwe gukiranuka wowe ugakiranuka, ibinaniye abandi wowe ukabibasha, ibyo abandi batabasha gukora mu buryo bwo kwezwa, mu buryo bwo gukorera Imana, mu buryo bw'ubupfura, wowe ukabibasha, aho abantu benshi bananiwe kuba batera runo rutambwe kugira ngo babe inyangamugayo mu rurimi tubasha kumva. Aha rero ni ukuvuga ngo Luka yamugaragaje nk'umuntu utagira inenge, yamugaragaje nk'umuntu w'umukiranutsi, yamugaragaje nk'umuntu wiyeguriye Imana, Imana yo mu ijuru ikamwishimira, ikamukoresha ibikomeye. Nushaka gusoma ibi bintu uraza kubisanga muri Luka ibice bya 10 ku murongo wa 31, ukomeze kuri 37,
niwe uri buze gusanga aya makuru. Hanyuma turebe rero n'uwitwa Yohana mwene Zebedayo. Mu kumugaragaza we rero yamugaragaje nk'Imana, amugaragaza nk'umwana w'Imana, kuko mu gutangira kwandika yaranditse atangira avuga ngo mbere na mbere hari ijambo, jambo yahoranye n'Imana, jambo yari Imana, ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Yagaragaje ko ari Imana rero yihinduye umuntu, iza kubana n'abantu mu isi, iza kubereka inzira nziza iboneye yo kugira ngo abantu biyunge n'Imana. Hanyuma ni Imana yihinduye umuntu kugira ngo ihuze, ikureho urusika rwari hagati y'umuntu n'Imana, ari cyo cyaha, kugira ngo umwana w'umuntu abashe kwambara gukiranuka kwera kw'Imana. Reka rero unyemerere twinjire noneho turebe Matayo. Twinjire mu gitabo cya Matayo. Matayo ninde? Ikibazo cya mbere, Matayo uyu nguyu, buno butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ariko se Matayo ninde? Mbere yuko twinjira mu butumwa bwe yanditse, ariko Matayo ninde? Matayo rero yari umukoresha w'ikoro. Matayo Lewi, umukozi wa leta y'Abaroma, umukozi wari ufite akazi, cyangwa se yari umugabo ufite akazi wakoreraga leta y'Abaroma, yari yarize, urabyumva, kuko yakoraga mu biro by'imisoro n'amahoro. Ntuvuga ngo mu yandi magambo yari umufonkisiyoneri. Yesu aramusanga aho hantu yakoreraga i Kaperinawumu hafi y'inyanja y'i Galilaya, aramuhamagara, aramutoranya, amuhindura umurobyi w'abantu, cyangwa se amuhindura intore, amuhindura umuntu udasanzwe. Matayo nguyu rero mu kwandika tugiye kureba uburyo yagiye yandika. Muri iki gitabo cya Matayo kigizwe n'ibintu n'inkingi nakita 8. Igitabo cya Matayo kigizwe n'inkingi 8. Izo nkingi turaza kugenda tuzireba. Ni uburyo igitabo cya Matayo kigiye kigabanyijwe mu byiciro, ni ibyiciro bigera ku 8. Ariko mbere yuko twinjira muri ibi byiciro 8, tugiye kubanza kureba ese Matayo yandika ni ibiki Matayo yavuze wenyine bitigeze bivugwa n'abandi. Ubundi aka kantu ugomba kukamenya. Abanditsi bagiye bandika ibintu bitandukanye mu bitabo, ariko wagombye kumenya umwihariko w'umwanditsi. Umwanditsi ukavuga uti uyu muntu ni ibiki yavuze kuri Yesu abandi batavuze. Ese kuki batabivuze? Ese we kubivuga yashakaga kuvuga iki? Tugiye kureba rero Matayo ibintu yaba yaravuze Luka atavuze. Turebe ibintu Matayo yaba yaravuze ariko ugasanga Yohana atarabivuze. Turebe ibintu Matayo yaba yaravuze ariko wajya kure ugasanga Luka cyangwa ugasanga Mariko batarabibonye. Kubera iki? Hanyuma icya mbere tugiye kureba ibitangaza. Ni ibihe bitangaza Matayo yaba yaranditse wenyine abandi bantu baba batarakomojeho? Ugasanga ibitangaza yavuze Yohana mwene Zebedayo atarabyanditse, ugasanga Mariko atarabyanditse, ugasanga Dr. Luka atarabyanditse, ariko ugasanga Matayo yarabivuzeho wenyine. Ni ibitangaza bingahe? Ni ibitangaza 2. Hari ibitangaza 2 usanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo gusa, nta handi hantu wabisanga. Ibitangaza 2 nibyo nuvuga ngo niwo mwihariko wa Matayo. Ibitangaza 2 yavuze utasanga mu zindi nzandiko. Icya mbere ni ikihe? Hari icyo nuvuga ngo ni igitangaza aho Yesu yahumuye impumyi 2. Abantu babanaga n'ubumuga bwo kutareba 2, aho yabahumuririye rimwe. Nuvuga ngo ubisanga muri Matayo 9 ku murongo wa 28 na 29. Aho nuvuga ngo Matayo ibi rero naho Matayo yavuze wenyine, abandi banditsi batigeze bagera. Ubisanga muri Matayo 9 ku murongo wa 28 na 29, aho Yesu yahumuye impumyi 2.
icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari ikindi gitangaza yavuze utasanga ahandi, aho amafaranga yabonetse mu kanwa k'ifi. Wakibaza uburyo ki Yesu yari umugabo ukomeye cyane, yari igitangaza, ni ukuvuga ngo nta hantu na hamwe atakoreraga igitangaza. Singiye kubisobanura, ariko ni igihe abafarisayo bari baje kumwaka umusoro, noneho atuma Petero kujya kuroba ifi, hanyuma bumbuye mu kanwa k'ifi asangamo amafaranga, araza atanga umusoro wa Yesu, atanga n'umusoro wa Petero. Bivuze iki? Burya na Yesu nawe yemeraga amategeko ya leta, ntabwo yigeze agumura abakozi cyangwa se ngo agumure abayoboke be. Yemeraga amategeko, yagendaga munsi y'amategeko ya leta y'Abaroma, yemeraga umusoro. Ni nayo mpamvu nawe yigeze kuvuga ati ibya Kayizari mu bihe Kayizari, n'iby'Imana mu bihe Imana. Iki ni igitangaza rero yavuze wenyine, ubisanga muri Matayo ibice byaho ni 17 ku murongo wa 24 ukamanuka ukageza kuri 27. Reka mbisubiremo hano. Iki gitangaza aho amafaranga yabonetse mu kanwa k'ifi, ubisanga muri Matayo 17 ku murongo wa 24 ukamanuka 27. Reka turebe ibindi bintu. Tubonye ibitangaza bibiri yavuze wenyine. Ni iki kindi yaba yaravuze abandi batavuze? Ni imigani. Ubundi Yesu yigishirizaga mu migani. Mu buzima busanzwe Yesu yigishirizaga mu migani, ugasanga arimo aragenda avuga imigani, ariko ugasanga imigani abanditsi benshi bagiye bayivuga. Matayo, Mariko yarayivuze, Luka arayivuga, Yohana yarayivuze, ariko hari imigani usanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo gusa utayisanga hano. Iyo migani ni iyihe? Ni imigani igera kuri 11. Imigani igera kuri 11 ni imigani usanga, ni ukuvuga ngo Matayo yanditse wenyine, nta wundi mwanditsi wigeze uyivuga. Iyo migani ni iyihe? Niyo tugiye kureba iyo migani rero. Uwa mbere ni urukungu mu masaka. Aho abantu benshi bakunda kuvuga ngo mureke urukungu rukurire mu masaka, aho abantu bakomeza kugenda bavanga ibintu, ni mubihorere. Ni ukuvuga ngo urukungu mu masaka ni umugani Yesu yaciriye abigishwa, ariko ni ukuvuga ngo wavuzwe na Matayo wenyine. Uyu mugani ubusanga hehe? Ubusanga ku bice byaho 13 ku murongo wa 24 ukamanuka ukageza kuri 30 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. 13:24 kugeza kuri murongo wa 30. Urukungu mu masaka. Undi mugani ukurikiyeho, izahabu zahishwe mu murima. Izahabu yahishwe mu murima. Ubisanga muri Matayo 13:14. Ni ukuvuga ngo niho usanga uyu mugani. Izahabu nziza yahishwe hehe? Yahishwe mu murima. Izahabu yahishwe mu murima. Ni ukuvuga ngo uyu mugani usanga muri Matayo gusa. Undi mugani ni imaragarita nziza. Imaragarita ni ukuvuga ngo abantu bazi imaragarita, ni ukuvuga ngo ni imeze nk'intara, ariko ni ukuvuga ngo Yesu yayitanzeho nk'umugani. Ubisanga muri Matayo 13 ku murongo wa 45. Niho usanga Yesu yatanze inyigisho cyangwa umugani w'imaragarita nziza. Ubisanga muri Matayo 13 ku murongo wa 45. Hanyuma undi mugani wa kane ni urushundura mu nyanja.